hahandi utaratekereza ko ugitekereza kuri mu ivata ry'ubuto, Imana yikureba nk'umugore uzaba umugore, ikakubona nk'umubyeyi uzabyara, ikakubona nk'umugabo uzagira umugore, ikakubona nk'umugabo uzagira umuryango, mu gihe nawe ubwawe utarisobanukirwa. Yo iba yarakumenye, kuko ngo imenya ibintu mwitangira, ikamenya n'iherezo ryabyo. Neho uko yakakizanye na wa mugozi abitereka ahantu hafi, ariko aransanga turanza turaganira. Arambwira ati yewe Anita, nditaba ntikarame, ati ceceka ati nturire. Ndavuga nti sindire, ni kandi napfusha umwana wanjye w'imfura, nabuze umuhungu wanjye w'isezerano, uwo Uwiteka yansezeranije ko nzabyara. Arambwira ati ceceka nturire, ntega amatwi. Arambwira ati kugeza iyi saha icyambere ugomba kumenya ni uko wavuye aho wahagararaga imbere y'Imana, mu murongo w'ivugabutumwa, mu murongo w'uburirimbyi. Bazakugira gute, bazakugirira nabi, ibyo byose babikora uko Imana ibahaye ububasha bwo kugira icyo bagukoraho, cyangwa ibahaye uburenganzira. Ariko iyo Uwiteka Imana avuze ngo baho, ubaho, kuko yambeshejeho mbaho, ubu ndiho murimo murandeba, ariko muri 2009 mba narapfuye. Umwuka nongere muri uku kuboko kwanjye wacometswe mu mutsi wanjye, mbyumva igicupa na ya kebo, wa mugozi babishyira ku mubitsi wanjye, haragipomba tuvugana. Arambwira ati ongera ujye kuririmba mu ijwi rya kabiri, ujye mu kugaruka mu ijwi rya mbere uko wabikoraga, wongere uganire n'ababyeyi, uganire n'urubyiruko, wongere uvuge ijambo ry'Imana, muri taxi ugenda niwicara n'umuntu umubwire ko Kristo ari umwami n'umukiza, abantu bizere bongere bahindukire, vuga Imana iguhaye ubuzima, vuga Imana izaguha urubyaro. Ariko ari gushyiramo umwuka, ashyiramo umwuka kugeza igihe wamukashiriyemo. Ambwa ati ngaho subirayo, kandi nturire, kuko ntuzaba muri burire hamwe cyangwa bari bushimishwe n'ibyago byawe. Iryo ni ijambo rikomeye. Kutarira wapfushije imfura, kutarira wakubise igihwereye, kutarira wagiye kubise bidafite umusaruro ngo ushyire kwibera useke, kutarira noneho n'umugabo wawe adahari ngo anabone umubaro wagize, cyangwa shingura no kuri uwo mwana mwabyaye wapfuye, nikamugeraho. Ariko aho yari hakurya arampamagara, ijambo ryankomerekeje rigenda rishira uko mbyara. Nuko yampamagaye ari hakurya y'iyo nyanja, arambwira ngo mama, ngo ndagukunda, mwijwi rirenga. Arambwira ati ndagukunda, nti nanjye ndagukunda mwana wanjye. Arangije arambwira ati bye. Ubwo nari muri iryo yerekwa ngitwite ntarabyara. Aho nabyariye rero nibwo nagiye menya ubusobanuro bw'ibimbaho. Ngenda menya ibyariho, ko mwana atari uwanjye, ko Imana yarabishatse kuva kera. Noneho ngaruke ku mazina Imana yaraduhaye, iduha n'amasezerano. Nta kintu kiba na kimwe Imana itakizi, kandi nta n'ikintu Imana ikora cyitunguye. Imana yaratubwiye ngo tuzamwite Mugisha Gershomu. Bisobanura iki? Gershomu twaje kureba muri Bibiliya, dusanga ari bisobanura ngo musuhuke. Musuhuke rero yari musuhuke kuko cyensaba museno beranange, Yesu beranange, Yesu tondekangao, amatabanga manji umuyaganga munji, cyensaba museno beranange. Mukama Yesu yebaziwe, abo Ruganda bali eyo, sanyise nnyo ate okubatumira ekigambo kino. Nkimanyi eno njire ejja kutambula buli wamu, abali mu Uganda, abali mu Rwanda ne waffe, buli woli wonna nkutumidde ate nkulamusiza mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda, omulokozi waffe. Yesu yebazibwe. Njagala mbagambeko nti abalina okukiriza, mukirize Mukama waffe w'amaanyi. Ono akola ebyamagero, asobola okukyusa, asobola okuteekako embeera ennungi, asobola okumala entalo zammwe, kubanga Mukama talinayo ekimuyiganya ne kimuwangula,
talinayo omulabe yenna ayinza omuyimirira mu maaso kubanga wasituka okulwana akomekereza ng'awangudde ye muwanguzi amwesiga yenna tajja kuswazibwa amwesiga yenna ajja kuba bulungi ayesiga Mukama ajja kubeera n'emirembe wadde ebiseera nga bibi wadde ng'owulira entalo wadde emmeeme eyiyo ng'enyinyibadde Kristo waali okukukyamula okukuwa amafuta okukuwa obulamu okukyusa barazabeera yego Imana igumugisha mwakoze kandi turakwishimiye Mwakoze cyane. twatangira dusengera Imana kugira ngo tujye muri mudi y'umwuka w'Imana yego reka iringiro bumve kuri ya Mana ya kera n'uyu munsi udahinduka ndagushimye rero kuko mva gusenga kandi nkugabije imitima yacu kugira ngo uyikoreremo akanwa kacu kakubere mikoro wo ukomeze kuvugana n'itorero mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye twizeye birakoze Amen. hanyuma tuguhaye ikaze kugira ngo tuganirize ko Umwami Imana ashyize ku mutima wawe cyafasha abantu yego mbere na mbere ndashima yego ndashimira Uwiteka ni Imana nziza ni Imana y'abayizera ni Imana y'abantu bafite umutima ushaka kuyireba ni Imana y'umuntu wese wumva ko ubumana bwayo hari imizi bufite muri we nkunda kubwira abantu ngo Imana ni iyacu ni iyanjye ni iyawe ni n'iy'undi muntu tutari kumwe cyangwa tutanazi kuko uko uyizi n'uko uyumva hari n'undi ufiteho ibyo azi n'ibyo yumva kuri iyo Mana ni iyacu sinabimenya kuko kwa muganga aho aho ikibazo cyabereye bamaze kumenya ko mfite icyo kibazo batangiye kunkoraho nk'abantu batabara bambwiye ko umwana yari munini aza no gusafaringa nyine arananirwa bituma ubuzima bwe butagenda neza noneho ngewe sinabimenya ntegereza kuzajya kubyara ku itariki muganga yari yarampaye numva ko nzabyara nk'abandi bagore bose donc ni ukuvuga ngo umwana yarapfuye ntiwabimenya ntajya n'impinduka zikugaragaraho jisika kugeza amezi 9 yuzuye yego ugenda ugiye kubyara kuba umwana yarapfuye hashize amezi 2 yego iminsi yanjye yo kubyara aho nagira umutima ukanguka ngo ujye kwa muganga yaburagaho iminsi 8 ariko nabwo yari cyagiye umwana ashobora kubaho sinzi uko byaje kugenda nitegura njya mu kazi kugenda narakoraga nitegura njya mu kazi ari mu gitondo nari nanakererewe kuko numvaga umubiri wanjye usa naho ndemerewe ariko nitegura nyine mfite ubushake bwo kujya gukora bigeze nko mu saa 3 ndi mu nzira ngenda njya gutega aho nategeraga nkajya numva ubwanjye muvoma z'umubiri nuze imibereho y'umubiri wanjye atari myiza n'uwo munsi gusa ari ubyumvise byari maze igihe ariko nabyumvise uwo munsi gusa mbere yaho gato naje kumva nk'ikintu gica mu rubavu rw'ibumoso nko kwakumva umusongo ukubise gihunguranya mu rundi rubavu nari ndyamye ndanana ngiramo akantu ko kwana nk'ukubiswe n'umusonga ariko sinabyitaho haziramo ubwana no kutamenya ko wenda hari impinduka ashobora kuba ku mugore ngo akurikirane undi muntu twite bwa mbere akantu kose ahita atabaza ati ko numvise bigenze bityo wasanga aribwo yarapfuye wasanga aribwo yaranapfuye ariko muri iyo minsi Imana yari imaze iminsi ntumaho yewe ugera naho ibibwira umugabo wanjye ati mbwirira uwo mugore cyangwa mbwirira uwo mukobwa ngo nasubire aho twavuganiraga nuvuga ngo nari umuvugabutumwa nari umuririmbyi numvaga nkijijwe kandi nkorera Imana uko nshobojwe ariko ngakomeza n'akazi kanjye no ku ishuri nkiga ko nigaga nijoro noneho mu kazi k'Imana mu murimo wa papa nsa naho nihaye konje noneho ya Mana yampaye amasezerano yo kubyara meme no ku munsi w'ubukwe imbwira ko impaye umwana w'umuhungu umunsi w'ubukwe Imana yarakubwiye ngo umwana w'umuhungu yego nyuma ya reception dutashye kwa kundi abantu babiyambura bagira gute abadusezera baradusengera Imana ivugana natwe ariko no mu rusengero twambara impeta hari ibyo Imana yavuze barabitubwira noneho ivuze ko impaye umwana w'umuhungu ndabyakira ndanabyishimira ndanabyizera numva ko bizaba ariko ntereraho
ndashaka kuvugana n'abantu barimo kumva ubutumwa ko iyi Imana iguhaye isezerano ntabwo ari igihe cyawe cyo kuruhuka, ni igihe cyo kuvunika, ni igihe cyo kufayitinga ujya kwakira, kuko ubasha kwakira amasezerano ariko ukayacunga nabi, ntuyabere maso, ntuhagararaho Imana igushaka, Satani akakwambura. Si uko Imana ibitavuze, si uko kandi itashobora kubikora, kuko niba mwibuka ijambo twasomye abanza nigishe ku ijambo rivuga ngo ibasha cyane mu Efeso 3:20, ariko nubwo ibasha hari ibyo natwe dusabwa, hari inshingano zacu nk'abakristo, hari ukuba amaso kwacu nk'abanyamasezerano. Uruhare rwawe rurakenewe. Si uko Imana itabikora byose wiyicariye, ariko hari aho igera igashaka kuhagarara kugira ngo urugamba uneshe wakira intsinzi uri maso. Haleluya. Icyo gihe rero ubumana bw'Imana bwari kuri njye, ibera amaso ubugingo bwanjye, ariko njyewe mbindangare ibyo nagombaga kwakira Satani arabinyama. Yego. Habayemo ubushake bw'Imana kugira ngo nkanguke. Nicyo nabashe kwigamo kugira ngo nkanguke. Imana yemera ko ibyo byose binzaho kubera ko hari aho narindirwaga ntakiri. Yego. Kuko ndibuka umuyobozi wanjye wakorari yarambwiye ati rwose Anita ngwino mu murimo, garuka, nifite impano nyinshi, mfite impano y'amakorasi, mfite impano yo guhimba indirimbo, naranitondaga n'abafite discipline nziza. Buryo iyo wakuze uri umukobwa ugakura wenda nta ngeso z'uburara uciyemo, ntabwo ibyica ubuhamya bwawe, kireka bimwe bitangwa n'inyongobeza bugingo, ariko ntabwo ibikoze Imana isoni kuri wowe bigwira, kuko ufite n'abandi bagushyigikira bakurikije ko ufite ubushake bwo kubana no gukorera Imana. Nishaka kubana n'Imana no gukorera Imana, abo muhuje umugambi bakubaho, bafite ukuntu Imana ibagushinga bakakubungabunga kugira ngo utazava mu mwanya. Nari mbafite rero, maze no gushaka ntibantaye. Hari animateri wanjye wa korari, wari mu korari yacu yaririmbagamo, yarambwiraga ati Anita garuka mu murimo, ngwino ongera uririmbe, ongera ube mu mwanya wawe wo guhugura nk'uko wahuguraga. Amabuye muri ari umuka ntashye kumisha. Sibyo komereza aho ngaha. Nangiye kwambukiranya. Ariko bari Buganda. Ko ndi kumva ari amagambo y'ikiganiro kugenda cyane. Uganda nzi no kurubwirizamo cyane. Nakuza kugacishaho rero. Bana turirimbira ubwo nyine mu kiganiro. Ahubwo uraza kudukorera akaganiro gate siko Patri ko mu kiganiro. Ntabwo azi kugacishamo gusa nta kibazo. Ukora amagambo amwe kugenda gucika ukavuga ikiganiro. Nka gute ngo kuvuga ngo ngakakwate. Yari ngabi nako akakwate. Wabaye cyane. Amaze igihe kinini. Cyane. Naho wize. Oya. Navuye mu Rwanda maze kwiga, ahubwo siga tugiye kwambara. Baza kutuza ibyo gushimira Imana rero ni byinshi, ariko nayo ifite icyo ibidushakaho. Iyo Imana iguhaye ibigusaba kubera amaso ibyo yaguhaye. Ntabwo Imana yaguha umugabo ngo uterere iyo, ntiyaguha urubyaro ngo utereraho, ntiyaguha impano ngo utereraho, ntiyaguha n'akazi ngo ujugunyire uvuge ngo yarabimpaye izabirinda kandi yarakugize umuyobozi w'ibintu byose. Nuvuga ngo Uwiteka mu kuremwa kwacu yaduhaye ubutware, aduha n'ububasha. Tubasha rero kugenzura ibiri muri twe ndetse n'ibidukikije no kubiyobora. Nanjye rero nkuko nakomeje mbabwira, Imana imaze kunyubakira, yashimye no kunyemerera ko nabyara. Ariko igihe kiragera, sinzi niba ngafata kose nkongera nkazamura, igihe kiragera mu gutwita kwanjye mwaraza kumfira mu nda. Amfiriye mu nda marana amezi 2 ntaramenya ko umwana wanjye yapfuye. Cyane ko hari n'umwana w'imfura ntamenyereye ibyo kubyara, ndi muto mu byo rushako,
nabo twaganiraga rimwe rimwe tutabona umwanya wo gusharinga ngo mbabwire ibibazo byanjye cyangwa mbabwire imyumvire mfite ku kijyanye n'umwana ntwite. Igihe kiragera rero mugendana ari umupfu mu nda ntabizi, ariko hakaba igihe cyaje kubaho numva umusongo unciyemo mu rubavu rw'ibumoso urahinguranya mu rubavu rw'iburyo. Noneho nza nko kwana kwa kundi wumva nyine ufashwe nk'umusonga ndana cyane, ariko ndakomeza ndaryama. Noneho hari nijoro nko saa 7 mu gitondo ndabyuka njya ku kazi, ariko ubwo ngubwo nuko ntanabyitayeho cyane, nari kuba naramenye ko umwana wanjye atari muzima, kuko nyuma nibwo naje kuromarika ko nari mfite uburemere mu mubiri budasanzwe. Nyuma ya muganga ambwira ati umwana yarapfuye, nibwo naje kumva ko koko nari mfite ibiro byinshi bitari normale ku gice cy'inda par rapport uko numvaga ndemerewe cyane bidasanzwe nk'uko mbere nari meze. Noneho rero y'Imana izagutabara, ifite uko izabigenza, ifite inzira nyinshi zo gukoreramo ibyo twifuza tuyisaba, kandi hari n'ibyo ikora mu nshingano zayo tutasabye, ariko yo itugomba mu bumana bwayo, mu rukundo dufitiye, hari ibyo iduha tutabisabye. Imana ishimwe kuko iradukunda. Nuko igihe kiragera njya kwa muganga, kubera ko nabonaga habura nk'iminsi 8, ndavuga nti uhajya nko muri controle nkareba, kuko ubwo nari niteguye njya ku kazi, ariko ntangiye kugenda mu nzira njya nkumva igice cyo hasi kiraremerewe, nashingura intambwe ngo ngende nkumva amatako asa n'ayavuyemo, kubera ko ubwo hari habaye ikindi kintu kidasanzwe mu mubiri kimaze n'igihe ntarabimenya. Aho nagere kwa muganga rero, hari abaganga nasanze baramfasha, hari nijoro nka saa 5 banambwira ko ndi bujyane mu gitondo nka saa 1. Naje kwibaza icyo kintu, ukuntu umuganga nawe niba ari umunaniro, niba ari iki, Imana iha umugisha abaganga, ariko kandi imvune zabo cyangwa umuhati wabo ntukaba ubusa mu kazi bakora. Imana ijya ibakoresha iby'umusaruro, ibungure n'ubwenge, ibungure ubumenyi, kandi ijya ibaha umugisha kugira ngo ibyo bakora bigende neza, kuko nabo bafite uruhare runini mu mibereho y'abantu. Muganga arambwira turabyara saa 1 za mu gitondo, ariko abimbwira akoresheje turiya tuntu twumva bruit bashyira nko kunda y'umubyeyi kugira ngo bumve niba umuvoma z'umwana zikirimo. Ubwo ari bumvise umutima w'umwana uri gutera, sinzi uko byagenze. Urumva ko umutima nyine w'umwana utera, ugasanga yarabyumvise. Sinzi uko byagenze, iyo mvise sinyizi, ariko ambwira ko ndi bubyare saa 1 za mu gitondo. Ntegerezanya n'umuvandimwe wari wamperekeje, ntegerezanya ibyishimo byinshi, ariko igihe kiza kugira mu gitondo yasaba bambwira arenga, ntangira gupressa abaganga nkababwira nti ko bambwiye ko byara saa 1, nkambona bibaye saa 1 n'igice, saa 2 gutyo. Umubyeyi umwe twari duturanye muri quartier niwe waje arambwira ati reka ngufashe. Mukumva arambwira ati bimaze igihe kingana iki? Nti naje nimugoroba. Ati simaze igihe kingana cyumva umwana mu nda. Ndabwira nti sinabimenya kuko ukuntu ari busy, ntabwo nigeze rwose mfata umwanya uhagije wo kwita ku by'inda ntwite. Ariko hazamo n'agahuge natewe n'abadayimoni, kwa kudasenga no kutabafi Imana, nabuze amakuru yo mu mwuka, nkomeza kwihugira mu by'umubiri, noneho naho narindirwaga ndahabura. Satana nyiba umwana wanjye atyo w'umuhungu. Noneho igihe kigeze rero abaganga batangira kwegerana ku bwanjye, ndashimira Uwiteka wahabaye. Ntago byari byoroshye, cyari igihe kibi, cyari igihe cy'umubabaro, cyari igihe cy'agahinda, aho naye nikoreye varize nk'abandi babyeyi nkajya kwa muganga nzi ko ngiye gucyura umwana w'imfura. Noneho isezerano ry'umwana w'umuhungu Imana yampaye numvaga nyine nshishikaye mu mutima. Niba umukobwa ntacyo byari gutwara ko ari uwa mbere bose nari mbakeneye, ariko nayo ifite n'iryo banga ko ari umuhungu. Koko abaganga Imana irabakoresha, ariko ibakoresha bikomeye. Babanza nawe kubura icyo gukora, kuko naje kugira ngo nsanurwa muri komamara amasango nka 3. Bari banampishe ko yapfiriye mu nda, ariko bakavugana mu Gifaransa numva, bakavuga ibyo bavuga numva, nkarushaho kwiheba, umva ndiganyiriye. Cyagiye naguye muri koma sasa, hari nko mu saa 9, hagati ya saa 8 na saa 9 gutyo, kuko nsimbuka ngo ndibuka ko hari saa 10 n'igice nibwo namenye akenge kagaruka nyine. Aho naguye muri koma, niho nshaka kubwira abantu, iyo usenga Imana cyangwa ukorera Imana,
hari ibintu biyitera kuguha amasezerano. Haleluya. Hari ibintu bitera Imana kuguha amasezerano. Hari n'ibintu bitera Imana gukora ibyo ikora ku buzima bwawe, ari ibyo ubona uyu munsi, ari n'ibyo wabonye, ari n'ibyo uzabona. Hari impamvu Imana ibikora. Nta kintu igikorera mu gihombo. Nabaye aho ngaho muri Yakoma, nza guhura n'umugabo mu rugendo narimo, aho nabonye ngeze ahantu meze nk'urutoki. ubwo uri kurota? Sinari ndi kurota. wari uri muri koma rwagenda? Nari nagiye. Kuko ndanabyibuka Imana yarabwiye umugabo wanjye n'abandi bantu b'inshuti turimo turasengana mu cyumweru cyabanje ko inyongera iminsi yo kubaho. Ndabwo atari ko yongera ahagarara aho twavuganiye. Yongere n'intarahagarara, Imana ishimwe ko hari ibyo ikora kubw'imbabazi. N'intarahagarara ko ntari bunahise nsubirayo. Igihe cyarageze rero muri Yakoma nkora urugendo. Mu gukora urugendo ngera ahantu hari urutoki rwinshi. Mbonamwe abantu b'ibyiciro bitandukanye. Harimo abagabo, harimo abagore, harimo abana bato, harimo n'urubyiruko. Ariko mpageze ngewe nkaho nakwinjiye navanze intambwe zanjye ngo mbasange, haza bariyeri irantangira. Intangiriye havayo umugabo munini koko w'umusore, azana igicupa. Ubu kuko gaze tuzizi, twese abenshi tunazitunze, nabonye cya kibazo nk'igicupa cya gaze. Urabona uriya mugozi uva ku icupa ujya ku mashyiga, nawo narawubonye awufashe mu kundi kuboko, na cya gicupa gifite. Ariko n'amacupa ya ogisijene kwa muganga bakoresha, nayo nabonye ari suforume y'iriya cupa rya gaze. Noneho icyo gicupa arakizana, gaze rero ntarayitekaho ntaranayibona, ni muri 2009. Noneho uko yakakizanye na wa mugozi abitereka ahantu hafi, ariko aransanga turanza turaganira. Arambwira ati yewe Anita, nditaba ntikarame, ati ceceka ati nturire. Ndabwira nti sindire, ni kandi napfusha umwana wanjye w'imfura, nabuze umuhungu wanjye w'isezerano, Uwiteka yansezeranije ko nzabyara. Arambwira ati ceceka nturire, ntega amatwi. Arambwira ati kugeza iyi saha icyambere ugomba kumenya ni uko wavuye aho wahagararaga imbere y'Imana, mu murongo w'ivugabutumwa, mu murongo w'uburirimbyi. Ya mpano yo guhugura no gutesha, dufite impano nyinshi zikorera muri twe tudaha agaciro. Ushobora gufata abantu baragiye kurwana cyangwa gushwana, uri hafi yabo ukabareka ntuteshe, kandi ijambo ry'Imana rishobora kukubara nk'intwari igihe watesheje icyo Satani yayifuzaga hagati muri bo ntikigere. Icyo gihe Imana ifite umugisha ikubarira, ifite n'ikizakoresha wa murimo wakorera n'abantu. Kuko izo mpano ziri muri twe ntituziha agaciro. Tuzi ko impano ari uguhanura gusa, tuzi ko impano ari ivugabutumwa, tuzi ko impano ari ugufasha abantu ukajya ku mativu ukavuga abo wafashije. Ntabwo ibyo ari byo byonyine twakorera Imana ngo yishime. No gukiranura abantu cyangwa kubwira abantu ko ikintu ari kibi, Imana ibiha agaciro cyane, kuko ufashije abantu kurinda ubugingo bwabo n'imitima yabo n'ingeso zabo zivugabutumwa cyangwa zimurikira abandi, ubu zirinze kwangirika. Hari ibyo uburinzi aho ngaho kuri field aho uri, hari ibyo ubukumiriye, Imana igahabwa icyubahiro ku bwawe. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana irambwira ikoresheje wa mugabo twahuye muri Yakoma, arambwira ati wowe ya mpano yo gutesha ntayo ugikoresha, ya mpano yo guhugura ntayo ugikoresha. Imana yarakureze iragukuza, irakuzamura, ikubakira urugo, iguha kurya, iguha kunywa, iguha kuruhuka. Imana isaka kuguha impano y'umwana muvuganiye mu nzu yayo, muvuganiye mu murimo wayo, wowe uragenda urahuga ibintu Imana itakuboneragamo nk'uko yakuboneraga mu rusengero. Icyo gihe navugaga nti niga nijoro, sinareka ishuri. Mu kazi ndakora kandi nari n'umuyobozi, nti sinareka akazi ngo ndeke inshingano zanjye. Mu rugo nkavuga nti ndi umugeni, sinareka ibintu byose ngo mbitererere umukozi. Ariko bantu b'Uwiteka Imana, ni murebe gifite agaciro ari cyo mukora, muhe agaciro icyo Imana izabareberaho ikibuka. Ntabwo Imana izibuka ko twari abayobozi ba minisitiri, ntabwo Imana izibuka ko twari abadepite, ntabwo Imana izibuka ko twari ba meya cyangwa ba gavana. Igihe cyose tutakora icyo umuhamagaro wacu wa mbere wadutegekaga, kuko mbere y'uko ubonguwo hari ikindi kintu wari cyo cyakuriye umutima w'Imana kukugira icyo uri cyo uyu munsi. Musubire ku isoko, mwibuke
cyangwa se mwongere muzirikane mushakashake ibyo umwami yishimiraga na mbere mutaraba abo muri bo uyu munsi. Njye uwo mugabo nabonye ko ari marayika w'Uwiteka wantumweho kumenyesha ko ntari uwo gupfa, ariko ko nkwiriye guca muri uwo mubabaro kuko nabaye indangare. nuko yahise yigendera? Ntiyagiye, yagumye hafi yanjye arambwira ati muri ya korari yawe aho wahagararaga ugatesha ugahana ugahimba ya makorasi ugahimba ya ndirimbo hahandi uvugiraga ijambo ry'Imana, yewe hari n'ubwo n'abantu babaga barwaye Imana ikambwa ati rukanka kwa runaka usenge, nkasenga nyiri umukobwa, nkasenga ngira ngo nitumirije, ariko umwuka w'Imana rero wanyoboye, Imana igakora ibyo ugomba gukora nk'Imana nasenze. Ibyo byose rero igihe cyarageze nsa naho nabyimye umwanya kuko nabaye umuntu w'inshingano nyinshi, ariko ibyo twahawe byose nta na kimwe gikwiriye gupfa ubusa, bifataniriza hamwe guhesha izina ry'Uwiteka icyubahiro. Ubwo ngene naragabanyijeho rero, ahubwo umuhesha icyubahiro cyane, nsa naho mbivanye mu nshingano zanjye, ntangira kwataka iby'umubiri gusa. Imana itugirire neza. Nuko marayika w'Uwiteka icyo gihe arambwira ati noneho rero wirira, icyo uzize wakimenye kandi baranaguhuguye ntiwumva, ariko subiraho wari uri cya gihe uvugana n'Uwiteka, subira muri ya mirimo yawe yo mu bwana, subira muri ya mirimo yawe yo mu bukumi, ongera wibuke kugira neza, ongera wibuke guhugura, ongera wibuke gutesha, ongera ukangurira abantu bamenye Kristo nk'umwami n'umukiza, bamenye ko isi izarangira, bamenye ko bakwiriye kwihana, bamenye ko bakwiriye guhindukira bakagaruka ku mwami Yesu. Uhere aho uyu munsi uri, ubabwire ko badakwiye kuva mu birindiro, kuko iyo utirimutse gato umwanzi arakurasa. Nuko ubwo ntega amatwi numva impuguro za marayika, arangije ambwira ati kandi nturizwe n'ibikubayeho, kuko Imana ifite umugambi wo kuzaguhekesha, izaguha abandi bana uzabyara uheke, ariko uyu we yazize uburangare bwawe. Imana irabyemera kugira ngo igukangure, igukebure, umenye aho wari uri wavuye ukagwa. Sinaguye ngo njye mu bujura, mu busambanyi cyangwa mu bujura, sinaguye ngo njye kuroga, ahubwo navuye aho ku munara, hahandi ngo Habakuki navuze ngo nzahagarara ku munara wanjye, ngaho ndeba ukamenya, aho ndeba ukanyishimira, ngo aho mvuga ukanyumva. Haleluya! Aho mbasha kugukorakora Uwiteka we, aho mbasha kugukorakora, aho nawe ndeba ukambona bidasabye gushakisha. Aho rero Uwiteka yambonaga, njyewe narahungutse, agasongera ko umunara wanjye gasa n'agahanutse kagwa ku ruhande, umunara usigara igice, sigaza yewe ndi umutima ko nzi ko Imana ari Imana, ariko ibyo nayikoreraga biragira bicika intege cyangwa bisa n'ibyibagiranye. N'abampuguye kandi sinabumvira, urumva ko nagize kutumvira, ngira gucika intege, mva mu birindiro, umwanzi nyine aranyataka. Mwaragumanye kwa muganga marayika? Marayika twaragumanye, ariko arangije umurimo we nyine yaje kugenda, gusa atarawurangiza yarambwiye ati ntumwe kukongerera umwuka, ntego ku kuboko, ntego ku kuboko, acomekamo hano mu mutsi wanjye. Mufite ndashima Imana, icyo nacyo reka nkikibuka nkivuge, ndashimira Imana ko nta muntu ushobora kuguha umwuka uhumeka. Biri abantu bavuga ngo baragukangisha, bazakuroga, bazakugira gute, bazakugirira nabi, ibyo byose babikora uko Imana ibahaye ububasha bwo kugira icyo bagukoraho cyangwa ibahaye uburenganzira. Ariko uyu Uwiteka Imana avuze ngo baho ubaho, kuko yambeshejeho mbaho, ubu ndiho murimo murandeba, ariko muri 2009 mba narapfuye. Umwuka nongere muri uku kuboko kwanjye wacometswe mu mutsi wanjye, mbyumva igicupa na ya kebo wa mugozi babishyira ku mubitsi wanjye, haragipomba tuvugana, arambwira ati ongera ujye kuririmba mu ijwi rya kabiri, ujye mu kugaruka mu ijwi rya mbere uko wabikoraga, wongere uganire n'ababyeyi, uganire n'urubyiruko, wongere uvuge ijambo ry'Imana, muri taxi ugenda niwicara n'umuntu umubwire ko Kristo ari umwami n'umukiza, abantu bizere bongere bahindukire, vuga Imana iguhaye ubuzima, vuga Imana izaguha urubyaro. Ariko ari gushyiramo umwuka, ashyiramo umwuka kugeza igihe wamukashiriyemo. Ambwa ati ngaho subirayo kandi nturire,
kuko ntuzaba muri burire hamwe cyangwa bari bushimishwe n'ibyago byawe. Iryo ni ijambo rikomeye. Kutarira wapfushije imfura, kutarira wakubise igihwereye, kutarira wagiye kubise bidafite umusaruro ngo ushyire ku ibere useke, kutarira noneho n'umugabo wawe adahari ngo anabone umubaro wagize cyangwa shingura no kuri uwo mwana mwabyaye wapfuye. Umugabo ntabwo yarahari. Ntiyari ahari kandi nanjye urumva ko ntari impari kuko nari mu bitaro nyine, ubwo ntitwamenye amashyingurirwe y'umwana wacu. Ariko ndashimira Imana yahabaye igakoresha ababyeyi, ababyeyi bandeze, igakoresha inshuti, igakoresha itorero ryanjye nakuriyemo, igakoresha ab'imitima y'imbabazi n'abandi babashe kuza ibicyuho aho njye n'umugabo wanjye tutabaye mu gushyingura uwo mwana wacu. Cyari igikomere gikomeye, ariko ndashimira Uwiteka kuko yahabaye. Igihe kiragera rero marayika aransezera aragenda ambwira ayo magambo, arangije arambwira ati kandi tunapusa wa mwana asohokamo. Yari akiri muri njye. Asohoka mu nda, ahanyura mu nzira navuga ko ari nziza batambazi, nyine ndamubyara. Nubwo yarapfuye ko naramubyaye, ari umwana wanjye, ndamubyara. Amaze kuvuka ngira n'ishyaka, ndavuga nti reka Uwiteka ambwira umwana w'umuhungu, ni reka ndebe. Baramumpanda mukikira, mbona ni umuhungu. Umwana wanjye bamuhanagura mufite, mbese ibyo umubyeyi wese yakorerwa kubw'umwana byaye ndabikorerwa. Baganga banyitaho, barantunganya, bamaze kunkorera isuku, barongera nsubiza mwana wanjye, barambwira ati umwana si muzima, yarapfuye. Ntabwo ubwo bari bakakubwiye ko yapfuye? Batinyaga ko ngo babimbwiye nshobora kugwa muri koma sinsimbuke, kuko nari mfite noneho ipotansiyo ukuntu. Noneho barangije baravuga bati tubibwire abarwaza be. Bo bari barize kare banihanaguye, ariko ngewe ndi mu gushidikanya ko indimi barimo kumvugira hejuru nabyiyumviye, ariko nkavuga nti ushobora kuba numvise nabi. Nkiri muri utwo bo bari bamaze kurira no kwihanagura. Mu ijuru nyine azanarihoramo, ariko nyine aragahoraho, arantabara. Wa mwana mva mu nda, bamaze kuntunganya ibi byose uko nababwiye, baramumpa ndamuteba, ndamukikira, nimara urukumbuzi, sinarira. Ndanasenga ndavuga nti kuko nyimutwitira abandi mwana wanjye wamvuyemo nda nitujyane, ntukagenda wenyine n'undi ko uva wapfuye. Wabivugaga hehe? Nyimutwite. Ukimutwite. Noneho amaze kuvamo rero nibwo namuteruye gutyo nkajya mubwira nti kuko Uwiteka ashimye kugenda wenyine, genda tuzahura ikindi gihe. Ubwo bivugaga umuteruye? Mbere ko bajya gushyingura. Ariko aho narindi mpibukira ibintu byinshi. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, abumva aya magambo n'abazayumva ikindi gihe, ndabinginze ubera amaso isezerano, uhagarare mu mwanya wawe. Birashoboka ko icyo utegereje uyu munsi atari cyo wabona, kuko yenda atari icyo Imana yashatse gukora, ariko izagikora. Gusa ujye ubashuwa kuri mu isezerano, kandi ko uzi neza amakuru yo mu mwuka kubwira ko Uwiteka akiri mu ruhande rwawe, kuko Imana yarasanze kenshi iramburira ariko sinabimenye. Ngitwite iyo nda, umwana yaramaze gupfa, ngira ngo nafashe umwanya wo gusenga. Niba ngiye gusenga, nsaba Imana abaganga bazanyitaho, nsaba Imana buri kimwe gikenewe nk'umubyeyi. Ariko nabwo ndyamye nza kugira iyerekwa rimbwira ngo ibyo kwitegura nk'umubyeyi n'ibindi bihagarike, usenge. Usaba Imana izakurindira ubugingo, kandi usaba Imana izaguha abakwitaho we n'umwana utwite, kuko ntibyoroshye. Ubwo nagiye kubona mbona abantu baza binjira bashaka nko gutera uruhinja muri iryo yerekwa, ariko najya gushaka umwana ngo mbaho umwana baterure, umwana nkamubura. Aho yari ari ku gitanda nahareba, ngasanga nta mwana uhari. Igihe cyaje kugera rero mbona nabyaye, ariko ngo mbyara umwana w'umusore mwiza, umusore mwiza uri mu kigero cy'imyaka nka 12-13. Noneho ngo tuza gukina agapira karatemba kajya ahantu mu mbuga
nabonaga hari nk'isayo ngenda ngiye kukazana ngo dukomeze dukine n'umwana wanjye hacika inyanja hagati yanjye nawe ajya hakurya cyane ku nkombe yindi namurebaga ari kure nanjye nsigara hakuno kure ye nanone nikamugeraho ariko aho yari hakurya arampamagara ijambo ryankomerekeje rigenda rishira uko mbyara nuko yampamagaye ari hakurya y'iyo nyanja arambwira ngo mama ngo ndagukunda mu ijwi rirenga arambwira ati ndagukunda nanjye ndagukunda mwana wanjye arangije arambwira ati bayi ubwo nari muri iryo yerekwa ngitwite ntarabyara aho nabyariye rero nibwo nagiye menya ubusobanuro bw'ibimbaho ngenda menya ibyariho ko mwana atari uwanjye ko Imana yarabishatse kuva kera noneho ngaruke ku mazina Imana yaraduhaye iduha n'amasezerano nta kintu kiba na kimwe Imana itakizi kandi nta n'ikintu Imana ikora cyitunguye Imana yaratubwiye ngo tuzamwite Mugisha Gershomu. bisobanura iki? Gershomu twaje kureba muri Bibiliya dusanga ari bisobanura ngo musuhuke. Musuhuke rero yari musuhuke kuko igihugu yajemo yagiciyemwe agenda ari umugenzi. Nivuga ngo yavuye mu nda yanjye aca mu isi ataje kwituramo. Noneho ambere Mugisha kuko yabaye igitambo cyanjye. Imana igashima kumutwara kugira ngo indengere ngewe umunyabyaha ntenda no gupfa nkarimbuka. Irandengera impandi mahirwe. Ndongera mbaho. Ubu uyu munsi nimvuga imbaraga z'Imana wumve ko zakoze ibikomeye kugira ngo mbe mpetse abo bana batatu b'abakobwa mvuga bavuye mu bise by'isezerano. Imana yakomeje kugenda izamura nk'Imana kugira ngo icyo yavuganye nanjye zagikore nkibonesha amaso. Kuko nyuma yaho naje kugira ama infection mabi cyane nyababyeyi yanjye yari yarangiritse nyine yaratatswe nubwo naho umwana yari aryamye yari amaze gusa naho hangirika. Haleluya. Umva imbaraga z'Imana ntabwo nzi ukuntu nshobora kuzivuga ngiye kukenye no kubyara kuko nyuma yaho izo infection zaje kwiyagrava ziza kugira imbaraga kugeza ubwo kwa muganga bambwiye bati uburetse kubyara imyaka byiburi 5 tubanze turebe ko duhangana n'ikibazo ufite uzatwite umaze gusa naho mbese ukize cyangwa tubonye aho byerekeza. Ariko ntitwabivugaho rumwe nk'umuryango njyewe n'umugabo wanjye. Mugabo akambwira ati urabona mu by'ukuri umuntu agishaka abakeneye kubyara. Noneho n'imiryango uzi muri uru Rwanda abantu benshi bagenda bagira imiryango kuko babyaye abenshi ntibari bakigira ababyeyi nuko bigenda bishira kuko Imana yagize neza abantu barakura barashaka barabyara ubu hari afite maze kugira nabuzukuru. Ariko twaje kwisanga dukeneye kugira abantu kandi Imana yaduha amasezerano yo kubyara. Ntekereje ibyo marayika yambwiriye muri cya gihe cyanjye nita ko ari cy'urupfu ambwira tuzongera ubyara uheke. Navuze n'imbaraga z'Imana ziri hejuru cyane ya infection mfite muri nyababyeyi kandi ziri hejuru cyane y'icyemezo cy'abaganga zibasha kumfasha naha mu bidashoboka Imana ikarema igitangaza. Twe duhitamo ko twabyara. Ndavuga ni Imana ishima ko mpambyara ubwo niko zaba yarabiteguye. Nishima ko umwana nkamubyara nkabaho nkabanaho nawe nzayishima kuko izabikoze icyo yasezeranye. Ngahabwa imbaraga nuko navuganye na marayika ntari narigeze mbona mu buzima bwanjye. Adaciye mu bahanuzi, adaciye mu bavuga butumwa, adaciye mu yandi mahereko ahubwo aje direct mfitanye connection iri direct n'intumwa y'Imana yaje ikanyongera n'uwo mwuka kikaba ikimenyetso cy'ubuzima bimpamiriza ko no kubaho kwanjye bisobanuye ko no kubyara bishoboka. Kuko iyo umuntu ariho byose birashoboka. Mpagarara mu kwizera nsenga Imana. Imana ihumugisha groupe bita Hosiana ibarizwa muri AR Anglikani diocese ya Shyira mu mujyi wa Musanze. Iriya groupe nayigiyeho umugisha bamfasha gusenga cyane. Hari indi groupe nabagamo nayo y'amasengesho ubwo nyine umva nahise gira intege ndahaguruka nshaka Imana noneho nkwayitaye nyisaka nkora ukeneye kuroprena ibyo nangirije nkabikora neza. Iranyitaba ihabwa icyubahiro. Yabanye nanjye
za infection izambura imbaraga. Icyakora umugambi wa Satani wo nawo warakomeje wo kumpiga ngo ntazabyara. Kuko kuva ndi umwana muto Imana yambwira ati nzaguha kubyara, nzabana nawe, nzakugira nyirahungu n'abakobwa, ariko mu buryo Satani atifuza zabikora. Urumva ko Imana nayo ituzi n'abantu bataratumenya cyane. hahandi utaratekereza ko ugitekereza kuri mu ivata ry'ubuto, Imana yikureba nk'umugore uzaba umugore, ikakubona nk'umubyeyi uzabyara, ikakubona nk'umugabo uzagira umugore, ikakubona nk'umugabo uzagira umuryango, mu gihe nawe ubwawe utarisobanukirwa. Yo iba yarakumenye, kuko ngo imenya ibintu mwitangira, ikamenya n'iherezo ryabyo. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe nayo ifite Zaburi nasengeragamo ya 86 umurongo wa 17. Haravuga ngo Uwiteka, mfite ukuntu nyivuga kwangiye ariko iranditse ngo umpe ikimenyetso cy'ibyiza, ngo maze abanyanga bakirebe bamware, bamenye yuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwiteka nambazaga icyo gihe ntabwo yabaye kure yanjye cyangwa ngo anyihishe, yarishe hafi yanjye ampa imbaraga ndetse nyinshi ziruta izo nifite na mbere ntaragwa muri izo ntege nke, kuko yankoreye bikomeye ntari narigeze mbona mu buzima bwanjye. Nuko burasamye igihe kiragera nza gutwita. Wasamye ashize igihe kingana gute? Amezi 3 yonyine. Izo infection cyane. Urumva ko kwizera ni ikindi kintu. Iyo ntagira kwizera nari kugira ubwoba bwa rwa rupfu naciyemo, nkagira ubwoba bwa yandi yapfiriye mu nda yanjye, nkabona no kukwindi nshuro nzapfa. Yego. Ubuzima bugahanagurika, ibyasezanijwe bigashiriraho, ntabonye ikimana yavuganye nanjye. Ariko kwizera ni ukumenya rwose ko ibyo yavuganye n'Umwami Imana bizasohora udashidikanya, no mu rupfu ukamenya ko ushobora gucamo ukaba muzima. Nicyo Uwiteka yanyeretse. Nuko burayisamye. Ndatwita, ntwita inda ijya inyuma ya nyababyeyi, muri za trompe de fallope cyangwa se mu miyoborantanga. Ibamo ngize amezi nk'abiri, urumva sinari mbizi, nahise ko ntwite ko ntazi situation y'umwana mu nda uko imeze. Ndi gusenga s'il vous plaît, Imana irambwira ati uratwite. Wari warasubiye noneho mu bihe byo gusenga. Aho kurumva umuntu yaguhinka akayiguhana n'iyayo no gukama amata bikakunanira. Hahandi ku rwego numva ko ndimo, aho niho numvaga ndi, kandi numva nuba ariho ndi. Yego. Kuko namaze kubona Imana y'imbaraga, menya ko ikorana n'abakozi bari he. Yego. Kumurimo. Kumurimo. Niba Imana iri mu kazi igakorana n'abari gukora, ntabwo igakorana n'abari taya cyangwa abantu bicaye. Urumva? Noneho icyo gihe rero urumva nari mu kazi. Yego. Imana ibana nanjye, nayo inkoramwe akazi koko. Hari abantu babizi neza. Hari abantu babizi. Ubusame nyuma ya nyababyeyi. Iyo nda ndi ku gikumba Imana ivugaho. Yambwira ati uratwite, utwita umwana w'umukobwa. Nzamuguha ari muzima, ubu ntangiye intambara. Ariko umenye ngo si uwo kubaho, mubeshejeho kubw'isezerano. Uwiteka aho umugisha abantu banjye, abo twafatanije ibihe byo gusenga, abo twabanye bankomeza umutima, abanganirije ijambo ry'Imana rikwiranye n'igihe nari ndimo, abo twasenganye ntibanyinube, nari meze nk'uwahahamutse kubera igihe kibi. Nawe urabona igihugu kivuye mu ntambara, niyo batakubwira ngo aho hateze mine uyikangamo. Niko nari imeze. Aho nabaga ndi hose nikangaga urupfu, nkikanga kutabyara, nkikanga n'abarozi, nkikanga n'iki. Ariko ukuboko kw'Imana gukora amanywa nijoro, kandi gukoresha imbaraga abantu tutateganije ko zizakoreshwa ku buzima bwacu. Niba ngo hari izindi mbaraga tutarabona tuzabona. Nuko byaje kugenda gute kuri iyo nda rero? Imana ntimbwiye ayo magambo ko ntwite, kwizamu umwana w'umukobwa. Ngira ishyaka njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga basanga koko ndatwite, ariko banyohereza ku bajenekologe, ku baganga bashinzwe ibijyanye n'ubuzima wenda hari bw'ababyeyi. N'ubuzima bw'ababyeyi muri rusange, kunyene naratwite nagomba kubona n'ababishinzwe nyine. Mva muri centre de santé bamatransfert manuka kuri hôpital. Ubwo icyo gihe nabaga mu mujyi wa Musanze. Muri hôpital ya Musanze niho ibyo by'umwana mbere byabereye, niho Imana akore n'ibya kabiri. None icyo gihe ngeze mu bitaro, bancisha muri ecography, basanga ngo mfite
ibyo bita mbese fecondation yarabereye, gutwita kwanjye kwarabereye ahantu hatariho. bambwa ati inda tuzayikuramo, reka dutegereze ku mezi 3 turebe inda tugire gute icyo tuzayikorera, ariko dufashe umwanzuro wo kuzayikuramo ubutaha uzagarukane n'umugabo. Ndabyikiriza, ariko umutima wanjye ukavuga ati hari icyo data yavuze, kandi noneho numva ndimo neza, si bya bindi zavuga ko natirimutse. Ndimo kandi ndihatira kujya imbere cyane. Ndahatana ndasenga mu buryo bw'ukambana n'Imana, mu buryo buri fizike numva mbanye n'Imana, nanagenda mu nzira ngo mfite protection cyangwa uburinzi bukomeye, kuko hari icyo data yamvuze kigomba kuzasohora. Ariko naritsamuraga nkumva indivuyemo, nakorora nkumva indivuyemo, natsikira nkumva indivuyemo. Aho nakoreraga rero mva ku muhanda kuri kaburimbo kugera kuri biro hasabaga moto, harubwo nagendaga moto yakwiceka nkumva rwose birarangiye, mutima wanjye ugahora mu kirere. Ariko hashimwe Yesu wanesheje udakangwa n'ibicika, utajya atinya ibyo bimeze nk'ibiri ku migunguzi cyangwa biri ahantu bisa n'ibyataye ubuzima. Imana iha ubuzima bidafite ubuzima, Imana iha umurongo bidafite umurongo, Uwiteka abasha kubeshaho ibitari biriho. Babaganga subiyeyo n'umugabo twuzuza amafishi nyine turasinya, bampa ibyumweru 2 kuzasubirayo bakankuramo iyo nda. Ariko uko najyaga bagasanga nta maraso ngira, bagasanga impyiko zanjye zifite ibibazo, bagasanga n'iki na wa mutima nubwo nawe ukize waje kuzamuka, kuko urumva umubiri wanjye wari muri danje, n'ibitekerezo byanjye urumva ntibyari bituje. Nubwo nari nizeye Imana, ariko ni narahahamutse nari ngica mugi. No kuwiteka rero ujya akora rimwe na rimwe ntacyo ahereyeho. Igihe kiragera mu mezi 7 n'ibyumweru 2 ari bikiri inyuma hahandi. Yego, narakomeje kugira na bya bibazo byose mbifite, narabyimbye ibirenge meze nabi, njya kwa muganga. Ariko njyayo Imana yarambwiye ngo uko narinze Mose kubw'umugambi nari mufiteho, niko ndi uwo mwana mu nda yawe, nta kizamuhangara, nta cyazaba, kandi nuko kuvamo ntazavamo, nzabikora mu Mana bwanyu mfite ko nzabigenza. Uwiteka aranshyigikira arandinda. Urumva nyiri ibyo ntibishoboka, hari inshuti zanjye z'abaganga barambwiraga bati ibi ntibishoboka, n'ababyumva ubu ngubu bambwira ko bitashobokaga, ariko kubaza Imana yabo, haleluya, bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Icyo nicyo cyatumye bari abasore 3 baca mu muriro ntibashye, cyaga gukora abantu batateganije. Yego. Imana ibana nanjye kuri amezi 7 n'ibyumweru 2 njya kwa muganga. Na rya jambo Uwiteka avuganye nanjye nyuma yaho, basanga inda ifite ukuntu yagiye yinterioriza cyangwa yinjiramo gato muri nyababyeyi. Niba wenda nagereranya nyababyeyi ko ifite wenda karongo, iriya forme y'igi bavuga ko inda y'umugore ukuntu iteye. Niba wenda inda iyo umwana wanjye yari ku mutwe ahantu hasa no mu manegeka ishobora guhunguka igatakara, none yaje mu manegeka ariko y'imbere, ivaho ishobora kuvamo izaho ishobora kubamo wenda ari kubu mu manegeka, ariko ibamo irahaba. Haleluya. Ntabwo amanegeka y'ubuzima tubamo yabuze Imana gukora ibikomeye. Nta nubwo urugendo rurerure abantu tugenda rwananiza Imana gukora. Irabasha gukora ibirenze ibyo abantu dutekereza, kandi basa kurema ikimenyetso cy'ibyiza mu gihe twari twiteze induru n'amakuba. Imana igatanga impundu, abantu bagatanga impundu kuko ijuru ryazitanze. Haleluya. Iyo Imana mu ijuru bategetse ngo impundu ziravuze kwa runaka, niyo bwari buke barira bagakuba ibirenge hasi, zigomba kuvuga muri impossibility, mu bidashoboka Imana ijya ibasha gukora ibyananiranye. Imana ishimwe cyane. Yanda ibama aho ngaho, abaganga baravugana, byajujura bajujuye mfushu wa mbere barijujura, noneho bareba iki Imana yakoze. Imana ikora bya bindi, indi yirindira aho ngaho irayirinda kugeza ubwo najyaga muri ecography mu byumweru 2 bya bibiri biza kuzana njyafashe umwanzuro ko nzabyara neza. Bampa ahubwo imiti y'amaraso ifite imbaraga, hari uduti bampa gatundi tumeze nk'uturi mu twanvirope tw'umukuntu nakubitaga gatwe nkagotomera,
ubwo nyine ngira ngo ni bifite imbaraga zihutisha wenda nk'amaraso mu mubiri cyangwa nawe ari ku bipimo biri normale ashobora kuzavuka ntawe ukubazi batari ko tubwira ibanga wakoresheje nkajya nimwazwa kuko nanjye numvaga ntabyizeye nkavuga ngo barebye nawe utazambwira ko noneho yavuye cyane aho yapfuye akandi gatima gato kavuga buhoro katibuka icyo umwami Imana yavuganye nawe. Akenshi uri mu kibazo ntabwo Imana isakuza igenda gato kakajwi gato wumva kavuga ibyihumure niko kaba kavuye mu ijuru ariya yose ahorera nka serwakira nta Mana ibi yarimo. Nuko Uwiteka arabikora bafata umwanzuro wo kundekura. Cyakora ibyo bihe bya ecography ndabyubahiriza ku munsi wo kubyara ngira ngo indi ramfashe hari kwa gatatu wujuje amezi 9 umwana ariko dore nanganaga gute se munini cyane wa nyuma amaguru yuzuye buri hantu hose yuzuye ko umubiri wanjye yari ufite akajagari. Ariko menye ko hari igihe cyageze turimo gusenga Uwiteka akoresha umwana w'umukobwa asengera amazi kubw'itegeko ry'Imana pana ryahururu mbona abantu bose barabigize nk'umuhango. Mu kuyanywa kwanjye inda yahoraga isa niri mu gatuza ukuntu numva ntahumeka naryo icyo ndiye cyose kigahagama numva none hiritse mbasha kugira umwuka mpumeka mbasha kuryama nkumva ndahindukira. Ariko coupe du monde ya 2010 yose mu gihe yabaga narazaga amaguru mwibase numva tension yazamutse ukuntu ubundi nkumva ngiye nko guturika kuko umwana yari munini nanjye narabaye munini n'umubiri w'imbaraga nke. Ariko Uwiteka mu kwezi kwa 10 kwa 2010 izo tariki zaho 27 Imana impa ibihe by'umugisha ndabyara mbyara yabivuze irambwira ati kwa gatatu cye ndamanuka gake gake ukurikije iryo jambo ry'Imana ukurikije iryo jambo. Amasengesho yari yantegetse gusenga nari narangije ariko cyumweru ninjira mu bitaro kwa gatatu. Nageze mu bitaro kwa gatatu nka saa 7 z'amanywa nkomeza kubaho kuri izo travail z'ababyeyi ibise birabura bigera igihe baza kuntegura ko ngiye kubagwa kuko umwana yatangiye kunanirwa cyane. Rya jambo Uwiteka yavuze rijya rero rigaragara kuri wa munota wa nyuma hahandi tubona ko birangiye. Imana ibasha gusohoza isezerano ikora ibyo yavuze niyo abantu babona ko igihe cyashize ni ukuvuga ngo uyitegereje iminsi myinshi akomeza ategereze yere kurambirwa kuko amaherezo izabikora. Numaze igihe gitategereje niba bitarasohora mu gihe kigufi ategereze uko biri kose Imana izasohoza icyo yavuze. Nageze kwa muganga rero biteguye kumbaga muri ayo masaha ya saa 4 bantunganije bakize kuri kantu kabo batwaraho abantu bajya kubagwa. Numva imibereho yanjye irahindutse numva ngize ubushake nk'ubw'umuntu wabyara. Ariko nkumva nabyo ndabinyuranye ukundi muganga arambwira ati urumva umeze ute ntindumva sinzi ikintu kimfashe arambwira ati reka nyine dukora ibyacu nk'abaganga turebe. Baza gusanga umwana ari maza bankura kuri ka gatanda ndagiye aho ababyeyi babyarira ndabyara Uwiteka aranshyigikira mwana wanjye avuka mu buryo bwiza yuzuye ari munini cyane ibiro 4,600 ni byinshi ntabwo byari nta nubwo byari gushoboka kuri njye nk'umwana w'umuntu muri ya manegeka hashobora kuvamo igishyitsi mu manegeka y'uburimo abantu bakora mu manegeka y'ubuzima abantu baterateranya Uwiteka abasha kuremamo igikomeye. Nta kwiheba kuri wikiri mu Mana ibasha kwikorera ibyo igomba gukora. Umwana ndamubyaye amara kanya yanze kurira rwose ariko aza kurira kuko ngo yari yananiwe cyane cyane. Wibuke na situation yabayemo yo kutisanzura n'ubundi bwenda yari asanzwe afite n'ingingo zose zuzuye hana hamwe uretse amaso yavukanye nayo yaje kuyarwara imyaka 8 irashira. Ariko nyuma yaho tuboneye umudokiteri w'umunyamerika twabonye i Kampala ntimwazabona n'amamiliyoni mwishura ntimwazabona iki. Nanjye ndabikoze ndamuvuye gusa arakira. Ubu ni umukobwa w'inkumi ugiye kugira imyaka 12 iruzuye. Urumva afite ishimwe rikomeye kandi nyuma ye nabyaye abandi babiri nabo nababyaye neza. Imana yakoze ibikomeye. Tuzi iby'Imana ntabwo twabirangiza dusoza turirimbira ka karirimbo hanyuma ukomeza n'abantu nk'abo ngabo kwa kundi twabivuga.
buli kyembale kyange lwakuba nga ndi nawe awo tali Mukama mboyana wadde ebintu byensi bisikiriza wadde ebintu byensi binyuma kyensaba museno beera nange Yesu beera nange Yesu tondekangawo amatawanga mangi umuyaganga mungi kyensaba museno beera nange Mukama Yesu yeebazibwe abooluganda bali eyo sanyuse nnyo ate okubatumira ekigambo kino nkimanyi eno njira ejja kutambula buli wamu abali mu Uganda abali mu Rwanda ne waffe buli woli wonna nkutumidde ate nkulamusiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulokozi waffe Yesu yeebazibwe njagala mbagambeko nti abalina okukkiriza mukkirize Mukama waffe w'amaanyi ono akola ebyamagero asobola okukyusa asobola okuteekako embeera ennungi asobola okumala entalo zammwe kubanga Mukama talinayo ekimuyiganya ne kimuwangula talinayo omulabe yenna ayinza omuyimirira mu maaso kubanga wasituka okulwana akomekereza ng'awangudde ye muwanguzi amwesiga yenna tajja kuswazibwa amwesiga yenna ajja kuba bulungi ayesiga Mukama ajja kubeera n'emirembe wadde ebiseera nga bibi wadde ng'owulira entalo wadde emmeeme eyiyo ng'enyinyibadde Kristo waali okukukyamula okukuwa amafuta okukuwa obulamu okukyusa embeera n'akujja mu mbeera embi n'akuteeka mu mbeera endala ng'atali n'essuubi ng'owulira wenna oweddemu ate nkungubiza sindika maanyi mu linnya lya Yesu Kristo eri abeesigwa era abaana ba Katonda obwakabaka bwa Katonda mbutumidde ewammwe eyo era nsindika malayika za Mukama okubakuuma okutereeza ebibadde nga tebiri mu mbeera ennungi okutereeza ebibadde nga tebiteredde okuyitira mu bigambo byange bino baana ba Mukama ebendera ey'omusaalaba mugikwate bulungi munyweze mubeere n'essuubi kubanga ebiseera bino mwetuli bya nkomerero yansi temusaana okutta temusaana okuva we mubadde muyimirire bulungi munyweze ebigere byammwe ensi edwana ate sitaani naye wali waali tattudde naye Mukama waffe waali okuwangula ku lwaffe tujja kuyimba tujja kusinza ng'ababadde tebazaalangako nga bazadde ng'ababadde batalina emirembe nga bafunye emirembe ng'abadde n'ebirwadde ebitawonangako ng'abawonye mu linnya lya Yesu Kristo kubanga ye talemererwa Mukama abawe omukisa katusabe Taata omulungi okuyitira mu linnya lya Yesu Kristo nkwebaza gwe watuwayo omwana wo nti abeere akomererwe ku musalaba ffe tufune obulamu obw'olubeerera era yatuwonya endwadde yatuwa ezadde yatereeza ebyaffe ebibadde nga bikyankalanye waliwo entalo nnyingi ze yalwana ate n'awangula twebaza kubanga tuliwo olw'ekigambo kyo tuliwo olw'okuba nti wasuubiza tuli bazadde olw'okuba nti essuubi lyava eri gy'oli gwayogera ekigambo n'okikuuma Mukama waffe omulungi ebibyo bituufu si bigambo bugambo si bira abantu bye banyooma wabula ebibyo Mukama bituukirira era nkwebaza nsanyuse nnyo okwogerera abantu bo Mukama Katonda nyweza abo ababadde nga banafuye waye amaanyi gabirira abo batalina bugabirizi wonya abalwadde Mukama aze essuubi mitima egibadde nga ginafuye Mukama waffe omulungi
kristo eyatufiirira agumye emmeeme z'abantu bo ate nsabira ekkanisa yonna mu nsi yonna mukama katonda nyweza emikono gy'abantu bo gumya amaviivi agabadde nga gatandise okunafuwa mukama kubanga nkimanyi w'otuuse byonna bikyuka kyusa embeera z'abantu bo saba okuyitira mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu amin.